ubu twavuga ngo izina ryayo rihabwa icyubahiro. Hari haciye iminsi runaka ntagera aha, ariko ubwo Imana yemeye ko tuhagera, mureke twigane. Ubwo turangije gusenga nta kindi gikurikiraho uretse kwiga. Tugiye kwigana ijambo rivuga ngo ntukarobanure ku butoni. Ngo ngwiki? Umuntu w'Imana ntabwo yemererwa kurobanura kuki? Ku butoni. Kurobanura ku butoni rero nabyo birimo uburyo bwinshi. Iyo dusomye muri Bibiliya baravuga ngo hari n'abarobanuye amategeko ku butoni. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe ikintu kumva ko ari cyo ukunze kukirutisha ibindi, bavuga ko kirobanuwe ku butoni. Niyo ari umuntu nuko bimeze. Ariko twe ibyo tugiye kwerekezaho muragenda mubyumva uko turarushaho gusoma. Haba Yesu, haba Imana, nabo ntibarobanura ku butoni, ariko twe butoni tugiye kwigana ni ukurobanura ubutoni mu bantu. Ngo tugiye kwigana ijambo rivuga ngo iki? Ntukarobanure ku butoni. Iyo usomye mu gitabo cy'imigani igice cya 28, igitabo cy'imigani igice cya 28, hari aya magambo turi buze gutangiza. Igice cya 28 umurongo wa 21 haravuze ngo kurobanura ku butoni si byiza, kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Kurobanura ku butoni si byiza, kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'iki? N'akamanyu k'umutsima. Kuko nari mbabwiye n'Imana ubwayo ntirobanura ku butoni. Nimusoma mu gitabo cya Yubu igice cya 34 umurongo wa 19 haravuze ngo nkanswe kubibwira Imana itarobanura abami ku butoni, ntiyite ku batunzi kubarutisha abakene, kuko bose arabo yaremesheje amaboko yayo. Buri Imana ntirobanura ku butoni kuko abantu bose nabo yaremesheje iki? Amaboko yayo, haba abakene haba abakire. Kumbe niyo umuntu ahaye abakire agaciro kubarutisha abakene, nabwo ngo abarobanuye iki? Ku butoni. Nanone nimusoma mu gitabo cya Matayo igice cya 22 umurongo wa 16 baravuze ngo babatumaho abigishwa babo hamwe n'aba Herode, bati mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigishiriza mu nzira y'iby'ukuri, turobanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Matayo igice cya 22 umurongo wa 16. Ntabwo yitaga ku cyubahiro cy'umuntu wese ngo abarobanure ku butoni, umwe amuha icyubahiro gisumba cy'undi, ahubwo imbere y'Imana abantu bose bagize iki? Barangana. Noneho reka turebe Abaefesi igice ni cya 6 umurongo wa 9 haravuze ngo namwe bashebuja abari uko mugira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru utarobanura abantu ku butoni. Ndasubira, namwe bashebuja aba ariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha ko muzi yuko musangiye so mu ijuru, shobuja uri mu ijuru utarobanura abantu ku butoni. Ubwo n'abakoresha barabwiwe ati abo bantu mukoresha namwe ntimuzabarobanure ku butoni, kuko nawe mwibuke yuko hari shebuja wanyu mukuru, we yabaremye mwese kandi ntagira iki? Ntarobanura ku butoni. Ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo ntukarobanure ku butoni. n'Imana ubwayo ntabwo igira iki? Ntabwo irobanura ku butoni, kuko ngo abantu bose niyo yabaremye. Noneho igitabo bari buze kongera kubisobanuraho ni igitabo cya Yakobo igice ni icya 2 umurongo wa 9. Igitabo ni icya Yakobo igice ni icya 2 umurongo wa 9. Ariko reka tuze guhera ku wa mbere kugira ngo muhumve neza. Reka dore ku wa mbere. Bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami Yesu Kristo w'icyubahiro ntikubuko kurobanura abantu ku butoni. Bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo ntikubuko kurobanura abantu kuki? Ku butoni. Ntihakagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda kataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda kataraboneka, mukamubwira muti mwicara aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti wehoho hagaraririya cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje mutyo ntimuba mwirobanuye, mukaba abacamanza batekereza ibidakwiye. Aha turi buze kubakomereza hepfo gato. Bango no mu iteraniro niba hinjiye umukire n'umukene bagomba kuba bangana. Ngo ibanga ry'ubumwe ni uburinganire bw'iki? Bw'abizera. Turi kujyana neza. Ni ukuvuga ngo niba umwe yinjiye ari umukire arabwiye ngo nimwicara,
mwicara ntabwo wumva ko hajemo akajambo k'icyubahiro. Naho umukene binjiranye kandi bazaniranye nimba ari gukererwa bose bakerewe ati we hagarariya nangwa wicare musi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Ubwo ngo abantu babagize iki babirobanuye ku butoni. No kuvuga ngo urugero niba nk'aba bana niba yicaye ku ntebe hakaza abantu umuntu ukuze bwa mbere umwe n'umukene sibyo, ariko uri ukuze umwana aramuhagurukiye sibyo, mbambe ntamuhagurukiye wenda ni nk'umusaza w'imyaka 50 si urugero. Noneho haje umukire ariko uri muri 30 uri kureba ahagurukira umukire w'imyaka 30 wa 50 hageze ntiyamuhagurukira. Nuvuga ngo ikintu bita kurobanura ku butoni cyamaze kwinjira mu bantu. Niyo mpamvu Imana yashimye kubyandikisha kugira ngo abantu babisobanukirwe he kubaho kurobanura kuki ku butoni. Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranyirije abakene b'ibyisi ngo babe abari bo babatunzi mu byo kwizera baragubwami yasezeranyije abayikunda. Ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene, mbese ye abatunzi sibo batwaza igitugu bakabakurubanira mu nkiko, sibo batuka rya zina ryiza mwitirirwa. Nyambara niba musoza amategeko y'umwami kuko byanditswe mukunde mugenzi wawe nkuko wikunda muba mukoze neza. Ariko niba murobanura abantu ku butoni muba mukoze icyaha mutsinzwe n'amategeko yuko mwacumuye. Iyo umuntu ngarobanuye ku butoni abakoze icyaha akabatsinzwe n'itegeko ryuko yagize iki ryuko yacumuye. Kuko kurobanura ku butoni hano batweretse ni ukurobanura ku butoni witaye ku cyubahiro cy'umuntu sibyo. Ibyo nabyo ngo nukurobanura ku butoni. Hari no kurobanura ku butoni abantu bakurikije amashanga, bakurikije amoko, bakurikije udutsiko, bakurikije ibyo byose ngo nukugira iki nukurobanura ku butoni. Muri gitabo naho babivuzeho turi buze kuhasoma. No kuvuga ngo umukristo wese ntabwo yemera kurobanura ku butoni akurikije uruhu, ishyanga, kavukire. Ibyo byose kuba icyubahiro cy'umuntu asumbye undi, ibyo ngo abana b'Imana bose numwe. Niyo mpamvu Yesu yabasengeye isengesho abigishwa be muri Yohana 17 ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Buriya Yesu kuba yarabihaye agaciro kugira abantu umwe baturutse ahatandukanye, barerwa ahatandukanye, umwe arakize, undi arakennye, undi ari umunyacyubahiro, undi ntacyo afite. Abo bantu kubagira umwe ni mwuka wera ugomba kubagira umwe, ntabwo kamere y'umuntu yabasha kubagira umwe sibyo. Ngo turi kwigana ijambo ritubwira ngo iki ntukarobanure ku butoni. Muri iki gitabo n'ubutumwa bwatoranyijwe volume ni ya mbere, ariho turi buze gusoma amagambo abishyira byose hamwe muri rusange. Haravuze ngo page 310 haravuze ngo kwizera dufite muri Kristo Yesu niko kutugira abo mu muryango w'ubwami, abaragwa b'Imana baraganwa na Yesu Kristo. Nuvuga ngo iyo wizeye nanjye nkizera nunda kizera bwa mbere tubaye abana bo bijuru sibyo. Ubwo tubaye abagize umuryango w'ubwami bwo mu ijuru, ariko tukaba tubaye abaragwa. Kuba kuricyaye nta muntu uragwa atari nyiri rugo sibyo. Nuvuga ngo niba umubyeyi avuze ngo ngiye kuraga abana banjye bose baraza bakaragwa, ntabwo uwo mu rundi ruhande araganwa n'abana b'urugo. None twe ngiyo twizeye tuba tubaye abaraganwa na Yesu. Nuvuga ngo twita twicara imbere y'Imana ataba bose n'abana banjye hamwe na Yesu ngiye kubaraga. Kwizera dufite muri Kristo niko kutugira abo mu muryango w'ubwami, abaragwa b'Imana baraganwa na Yesu Kristo. Muri Kristo turi umwe. Muri Kristo turi bangahe? Turi umwe. Mu gihe witegereje Karuvari maze ukabona kwabara kw'igikomangoma cyari cyambaye kamere muntu, cyihangana umubabaro, cyihanganiye umuvumo w'amategeko mu cyimbo cyacu, amashanga yose atandukanye, udutsiko twatataniye hose, icyubahiro cyose mu mwanya umuntu harimo wari wese, ubwibone bwose bwo kurobanura ku butoni byose byakurwaho. Ni ukuvuga ngo turamutse twitegereje Karuvari tukahareba kwabara kw'igikomangoma Emmanuel cyambaye kamere muntu, kikihanganira umuvumo w'amategeko avuga ngo nyishe komba gupfa, ngo ariko mu cyimbo cyacu ngo ibyo biri mu mitima yacu ari byo amashanga atandukanye, udutsiko twatataniye hose, icyubahiro cyose mu mwanya umuntu harimo wari wose, ubwibone bwose bwo kurobanura ku butoni byose byakurwaho. Kuko muri kamere muntu ibi byose birimo, ngicyabidukuraho nuko twakitegereza hehe Karuvari tukareba uwo muntu utararobanuye ku butoni agapfira abantu bose muri rusange, abo abisi bashobora kwita ko ari beza cyangwa babi bose Yesu akabapfira icyarimwe. Buri yaza kuvuga ati ngenda pfira abazungu gusa
mutekereza abirabura tuba turi hehe? Noneho umuntu w'Imana ngo ntabwo akwiye kugira iki? Kurobanura ku butoni. Umucyo urabagirana uva ku ntebe y'Imana ugahishura umusaraba w'i Karuvari, ushira iherezo by'iteka ku nsika z'abantu zashizwe hagati y'udutsiko n'amoko. Ngo uwo mucyo uturuka ku ntebe y'Imana ugahishukira ku musaraba w'i Karuvari, ngo ushira iherezo by'iteka ku nsika z'abantu zashizwe hagati y'udutsiko n'amoko. Iyi si yamaze kubaka insika, aho usanga hari udutsiko hari n'amoko. Ese ahantu muri kuhumva hari udutsiko two kumva ngo aba ni abacyaba, ni urugero, ntabwo ibyo nge sinzi no kubireba, aba ni abazigaba, utwo ni udutsiko tugize amoko, sibyo? Noneho hari n'amoko. Ibyo byose ngo iyo uwo mucyo urasiye mu mitima yacu uvuye ku musaraba w'i Karuvari, ngo uraza ukabishyiraho iki? Iherezo. Abantu bo mu ngeri zose bahinduka abagize umuryango umwe, abana b'umwami w'ijuru. Maze abantu bose, ingeri zose, ubwo n'abakire n'abakene n'ubwoko bugaba n'ubutagawa, bose ngo baba abo mu muryango umwe, ngo abana b'umwami w'ijuru. Ibyo bidaturutse ku bushobozi bw'isi, ahubwo ari ukubw'urukundo rw'Imana yatanze Yesu akagira ubuzima bwa gikene, umubabaro, kwicisha bugufi n'urupfu rukojeje isoni, rwabanjijwe n'umubabaro ushishana, kugira ngo abahungu n'abakobwa benshi bazazane mu bwiza. Ibyo ngo ntabwo biba biturutse ku mbaraga z'iki? Z'isi. Isi yavuga ati abaturage mwese muwe bamwe, umuntu uzavuga ijambo amoko tuzamufunga, sibyo? Ariko mu mutima biba bigize iki? Biba birimo. Ariko mu bana b'Imana izo mbaraga iyo zivuye mu ijuru ruraza zikagira iki? Zikabihanagura. Umwanya w'icyubahiro umuntu harimo, ubwenge bwe bugufi, ubushobozi n'impano sibyo bizanira umuntu kwemerwa n'Imana cyane. Umwanya w'icyubahiro umuntu harimo, ubwenge bwe bugufi cyangwa se burebure, ubushobozi n'impano afite sibyo bizanira umuntu kwemerwa n'iki? N'Imana cyane. Ubwenge, ubumenyi, impano z'abantu ni impano Imana yatanze ngo zikoreshwe mu kwihesha icyubahiro no kwitegura ubwami bwe bw'iteka ryose. Ikijuru ryitaho rero, ubwo ijuru ritita kuri ibyo, ng'ikijuru ryitaho ni imico y'umwuka n'ubwenge bizagumaho n'ubwo umuntu yaje mu gituro, kandi bikazazana kudapfa kw'icyubahiro mu bihe byose. Ijuru ngo ntabwo rirobanura ku butoni, ryo ngicyo ryitaho ni iki tugiye gusubiramo, ngo ni imico y'umwuka n'ubwenge bizagumaho n'ubwo umuntu yajya mu gituro, kandi bikazazana kudapfa kw'icyubahiro mu bihe byose. Kumbe icyo Imana yitaho, ikijuru ryitaho ni imico mbonera. Noneho reka ngira ijambo nsoma muri Bibiliya kugira ngo tuze kuhagaruka. Ni Yakobo igice ni icya 3 umurongo wa 37. Noneho kugira ngo tuze kurihuza n'iri mu ryumve, Yakobo 3:37, ikamaze ndebe nimba ariho niba tibeshye. Ni 17 muri hangana. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, kandi nubwo amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Ahantu mwumve ndi kugira mpahuze n'umurongo twe tugezeho kuri page 311, ubutumwa bwatoranijwe. Haravuze ngo ikijuru ryitaho ni imico y'umwuka n'ubwenge bizagumaho. Ikijuru ryitaho nuko umuntu afite imico y'umwuka, ariko akaba afite n'ubwenge buzagira iki? Buzagumaho. Ubu bwenge ntabwo ari bwa bundi bw'umuntu wize nangwa se bwa kavukire, ahubwo ni ubwenge bagiye gusobanura hano. Rero haravuze ngo ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, kandi nubwo amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntiburobanura ku butoni, kandi ntibugira uburyarya. Ngubwo ubwenge ijuru rikeneye. Ibyo ngo nibyo bitaho, ni umuntu irya mbere akaba aboneye, ari umuntu w'amahoro, ugira ineza, wemera kugirwa inama, wuzuye imbabazi n'imbuto nziza, atarobanura ku butoni, atagira n'uburyarya. Ntakubwire ngo ndagukunda, tibura niwe nkunda cyane, kandi mu mutima bizi neza ko kwanga. Ubwo n'uburyarya, ubwo bwenge ngo ntabwo ari ubw'ijuru, ahubwo ni ubw'inyamaswa abantu buba hano ku isi. Noneho ijambo turi kwigana ritubwira ngo ntitukagira iki? Ntukarobanure ku butoni. Noneho hepfo haravuze ngo
haravuze ngo ubwami bw'abantu nubwo bwakubahwa cyane na bene bwo ntibuzasohoka mu gituro bwinjiwemo. Ubwami bw'abantu nubwo bwakubahwa cyane na bene bwo ntibuzasohoka mu gituro bwinjiye. Muruvuga ngo ukuwumva amami ngo aba ngo nabatoro ngo ubuntu bwami bwatoro ngo ubuntu bwaki n'ubuntu bwabo ngo nubwo bwakubahwa cyane ntabwo bwashobora gusohoka mu gituro bwinjiyemo. Kandi ubwo bwami nabwo bwateye isika mu bantu, sibyo? Ariko ngo imico myiza yuzuye bwa bwenge dusomye ngo izasohoka mu gituro nyirayavemo rwose none afite kudapfa. None hepfo harakomeje ngo ubukire, ibyubahiro n'ubwenge by'abantu iyo bishizwe ku murimo w'umwanzi ntibyahesha ababifite umurage icyubahiro n'umwanya w'ibyiringiro mu isi yahazaza. Ndasubira, ubukire, ibyubahiro n'ubwenge by'abantu iyo bishyizwe ku murimo w'umwanzi ntibyabahesha ababifite umurage icyubahiro n'umwanya w'ibyiringiro mu isi yahazaza. Abazaba baritaye ku buntu bwa Kristo bonyine uzabashoboza kuba abaragwa b'Imana baraganwa na Yesu. Ngo abazaba baritaye ku buntu bwa Kristo bonyine nibo bazabasha kuba baraganwa na Yesu. Ni ukuvuga ngo kuba wari ukize, wari ukennye, wari ibyo udashoboye, hari ibyo warushoboye, ibyo ntacyo bivuze imbere y'Imana. Hepfo haravuze ngo abazaba baremejwe ko bagomba kuba mu bagize umuryango w'Imana wo mu ijuru bazamenyana k'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ngo abazaba baremejwe ko bagomba kuba mu bagize umurage w'Imana wo mu ijuru, umuryango w'Imana wo mu ijuru, bazamenyana nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ubwo ni musaza na mushiki, abantu bavukana nabo murumva barobanura ku butonira. Ngo none ngo n'abagize umuryango nabo ngo azameze nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, abagize umuryango uzajya mu ijuru bazamenya ko imbaraga n'imbabazi babikomeye ku soko imwe ariyo Yesu Kristo, we wabambwe ku bw'ibyaha byabo, bazi ko bagomba kumesera ibishura by'imico yabo mu maraso ye kugira ngo bemerwe n'Imana mu izina rye, niba bashaka kuba mu giterane kinejeje cy'abera bambaye amakanzu yera yo gukiranuka. Hakurya gato hari ijambo rivuze ngo umwuka w'Imana. Ariko reka nturuke ruguru gato, page 313, kwiyoroshya kw'imibereho. Reka nturuke ku mwuka w'Imana kubw'igihe. Aravuze ngo umwuka w'Imana agira agahinda igihe umwuka wo kurobanura ku butoni ufasha umuntu ukamushyira kure ya bagenzi be, cyane cyane igihe ibyo biboneka no bavuga ko ari abana b'Imana. Iyo umwuka w'Imana ngiyo witegereje ukabona umuntu urobanura ku butoni kugeza ubwo bimutandukanya na bagenzi be, ngo umwuka w'Imana babara cyane, ngiyo biri kuvugwa n'abantu bavuga ko ari abana bande b'Imana. Nose burasi igitangaza uri umubyeyi ukabona abana bawe bombi bari kurobanurana ku butoni. N'Imana ngo bija bitera umwuka wayo agahinda. Ushobora gutekereza ngo ibyo byararangiye ntibikibaho, ariko igitabo kiduhamiriza yuko bikiriho, ndetse no mu bibereho ya buri munsi tubona ko mu bana b'Imana bikirimo muri bamwe. Page 312 haravuze ngo niba ari iby'ukuri ko abana b'Imana ari umwe muri Kristo Yesu, none Yesu abona gute kudahuza amacakubiri mu bantu n'insika zitandukanya abantu n'abandi babitewe n'ibara, ubwoko, ibyubahiro, ubukire, amavuko n'ubumenyi? Niba koko ari iby'ukuri, ndasubira, niba ari iby'ukuri ko abana b'Imana ari umwe muri Kristo Yesu, uko tubiririmba ngo turi umwe akaba ariko biri, none Yesu abona gute kudahuza? Akabona amacakubiri mu bantu, akabona n'isika zitandukanya abantu n'abandi babitewe n'ibara, ubwoko, icyubahiro, ubukire, amavuko cyangwa se ubumenyi? Ni ikibazo. Yesu abibona ate? Niba ubumwe bwaramaze kugera ku ntego, bwaramaze kuzura, Yesu abibona ate? Ibanga ry'ubumwe ribonerwa mu buringanire bw'abizera muri Kristo Yesu. Ibanga ryo kugira ngo tubumwe nta handi tuzaribonera ni mu buringanire bw'iki? Bw'abizera. Impamvu y'ibice rero ni amacakubiri no kutumvikana, ni ugutandukana na Kristo. Impamvu y'ibice n'amacakubiri no kutumvikana ngo ni ugutandukana nande? Na Kristo. Kuko Kristo ni ihuriro turi guhuriraho. Nimwegera nawe ukamwegera tuzaba umwe, ariko nutandukana nawe ubwo uzaba utandukanye nanjye, ntabwo bwa bumwe buzaba bugihari. Niyo havuze ngo impamvu y'ibice n'amacakubiri no kutumvikana no gutandukana na Kristo. Kristo ni ihuriro bose bagomba kureherezwaho. Uko turushaho kwegera iryo huriro
tuzarushaho kwegerana ubwacu dufite ibyiyumviro by'impuhwe n'urukundo bihora bikurira mu mico n'ishusho ya Yesu. Imana ntigira abantu yirengagiza. Ngo uko twegera Yesu bizajya bidutera natwe ubwacu kugira iki? Kwegerana. Ngo Imana ntigira abantu igira iki? Ntigira abantu yirengagiza. Ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki? Ntukarobanure ku butoni. Abantu b'Imana icyo kintu ngo bagomba kugira iki? Kukigendera kure, haba kurobanura ku butoni bitewe n'ibyubahiro umuntu afite, umukire cyangwa se umukene, ibara nangwa se ubwoko, nangwa utundi dutsinda, nangwa kavukire. Ibyo byose ngo ntidukwiye kubikurikiza, ngo kuko twese turabagize umuryango wa hehe wo mu ijuru. Noneho ndabona igihe ari gitoya, turagerageza gusoza. Ngaha ho nari ngambiriye, burya ngo n'ubwibone bujya butera abantu kugira iki? Kurobanura ku butoni. Reka mbahe noneho amasomo. Abaroma igice ni cya 2 umurongo wa 11 haratubwira ngo kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Ngo kuko Imana itagira iki? Imana ntirobanura abantu ku butoni. Ni ukuvuga ngo natwe tugomba kugira imico kiyayo kugira ngo tuzabashe kubana nayo. Mu gitabo bise intekerezo imico n'ubumuntu volume ni ya 2 page 632 haravuze ngo abanzi ba Kristo ubwibone burimbura ubufatanye. Ngo ubwibone bugira iki? Burimbura ubufatanye. Kugira ngo nge nawe dufatanye tugomba kuba tutagira iki? Nta wibona muri twe. Ese koko umuntu umufatanyije ukumva aribona akajya kunenga, urumva wabishobora gufatanya nawe? Noneho hepfo aravuze ngo abanzi ba Kristo babonye ko icyubahiro, ukwera n'ubwiza by'ukuri n'igitegerezo cyako cyiza kandi cyimbitse byafataga mpiri intekerezo nyinshi, kandi n'urukundo n'impuhwe by'umukiza byamureherezagaho imitima y'abantu. Abigisha amategeko babonye imyigishirize ye igihe igiye gutsembaho amahame yabo bari barigishije rubanda, no guhirika insika zagatanya miryango bari barubatse kubwo kunezeza ubwibone no kwikubiraho kwabo. Ndasubira, abanzi ba Kristo babonye ko icyubahiro, kwera n'ubwiza by'ukuri n'ikitegerezo cyako cyiza kandi cyimbitse byafataga mpiri intekerezo nyinshi, kandi n'urukundo n'impuhwe by'umukiza byamureherezagaho imitima y'abantu benshi. Abanzi b'ukuri bagiye kwitegereza babona imiterere ya Yesu yo kutarobanura ku butoni n'urukundo n'impuhwe ze biri kumureherezaho imitima myinshi. Ngo maze abigisha amategeko babonye ko imyigishirize igiye gutsembaho amahame yabo bari barigishije rubanda, ndetse no guhirika zagatanya miryango bari barubatse kubwo kunezeza ubwibone no kwikubiraho kwabo, bityo batinyaga ko yakwireherezaho abantu bose nibatabamubuza. Noneho bahinduka abanzi be ruharwa, bashaka akanya ko kumuvuga nabi mu maso ya rubanda, kandi baha abacamanza bo mu rukiko rukuru uburenganzira bwo kumucira urwo gupfa. Ni ukuvuga ngo Yesu icyatumye yireherezaho abantu, nawe ntiyarobanuraga ku butoni, kandi ngo yari afite impuhwe n'urukundo, nta muntu yirengagizaga. Ngo ku buryo abigisha amategeko baramwitegereje baravuga ati nta kindi agiye gusenya zagataya imiryango twari twarubatse mu bantu, maze ngo bamugirire ishyari, bavuga ko urukiko rukuru rwemerewe kumucira urubanza rwo gupfa. Murumva yuko umuntu w'Imana arabuzwa kugira iki? Arabuzwa kurobanura ku butoni. Twamaze kureba yuko mu migari 28:17 batubwiye ngo kurobanura ku butoni si iki? Si byiza. Ngaho mureke tumenye ko atari byiza, tube umwe, twongere tumenye yuko ibanga ryo kuba umwe nta kindi n'uburinganire bw'abizera. Twe kurobanura abantu ku butoni, twe kurobanura